afite ukuri ibyo Sandra arimo arazana ni kuzi turabasohoje kandi tubahaye ikaze mu biganiro byacu nk'uko bisanzwe bya bindi byiswe uruziga rw'uburinzi. Turi kumwe rero na yewe Ndibigirimana Theoneste kuko twatangiranye twamaze kumenyerana. Abashyashya tubahaye ikaze rwose, nimwibagirwe gukanda kuri subscribe, like and share. Twakomeza kuri Paul akabasuhuza. Neza none amazina yanjye nitwa Paul, kumwe natwe ndumwe mu bagize team uruziga rw'uburinzi. Murakoze. Sandra twamwakira. Murakoze cyane, agarutse nanone twongeye turasuhuje abo dusanganywe twamenyeranye. Nitwa Sandra, ku bageze hano bwa mbere tugumane, mukomeze mukunde, mukomeze n'abandi umuntu wese abashe kuba yamenya ese narindwa n'Imana gute, ese njye nakwirinda nte, ese ababyeyi bo n'iki bashobora kumufasha kugira ngo ubuzima bwanjye bukomeze kugenda neza. Murakoze cyane. Murakoze cyane ku buzima bwa buri munsi dukoramo cyangwa se n'ibiri imbere yacu natwe dutegereje. Abakunze gukurikira ibiganiro byacu dukomeze mudutege amatwi kandi mudukunde rwose, n'ibiganiro mudukunde kuko nabo n'ibikunda bizabirakomeje. Nuko rero nanjye nitwa Ndasengimana Florina, ko bakunda kwitabira mu ngeri n'ibyo bamenyereye. Murakoze cyane kudukurikira kandi Imana ikomeze ibahereze umugisha kugira ngo mubone kubikurikiza. Barakoze bagenzi banjye. Mu biganiro byacu nk'uko twabitangiye turimo dusobanura uruziga, turi gusobanura umuntu aho ageze, turasobanura umuntu kuva yavuka, ibimukurikirana, aho bikomoka, kucyagirana amakimbirane n'abandi, babana muri groupe, mu kazi, mu rukundo, mu rugo, ese birapfira hehe. Twarimo turi kubisobanura tuvuga tuti buri muntu iyo ugiye kumucira urubanza wavuga uti uyu muntu aragorana, ariko ikiri ukuri buri muntu wese aragorana bitewe n'ibyo n'umurongo yihaye. Iyo turi kuvuga ku ahashize, turi kuvuga ku biri kutubaho, turi kuvuga ku cyo twifuza kugira ahazaza. Twigeze dutanga urugero mu rukundo mu kiganiro gishize twari turi kuganiraho. Turacyari ku nsanganyamatsiko igira iti ibyo nkunda, ibyo niyeguriye, ibyo nkunda cyane nyine nibyo bingendaho, yewe byaba ngombwa bikanangendamo, bikangenda mu maraso, bikankoresha. Icyo kintu binkoresha rero nicyo tuza kugarukaho. Ese kiratuma ibintu bishwanyagurika, ibyo twari turimo, niba twari mu bana ushingiye ku rukundo bya bastinze byapfuye, niba turi mu bana w'abashakanye byapfuye, byazambye, cyangwa se byagenze neza. Hano turi kureba kuki bipfa. Ibyo bintu bingendamo, iyo pressure, izo mbaraga nkoresha kugira ngo mpuze na mugenzi wanjye, bigenda bite? Hari imbaraga nkoresha zishobora kumurengera zishingiye ku buryo narezwemo, cya gitugu nyine nakuriyemo numva bavuga rimwe nanjye nkavuga rimwe, icyo bita actualité cyangwa se education, uburere mboneragihugu, civil education, uburere mboneragihugu. Ese umuntu abana n'undi gute? Ese icyo bita uburinganire, ubwuzuzanye ubyumva gute? Ese gusangira ijambo ubyumva gute? Ibyo rero byanjye nishyiriyeho biri kunteranya n'abandi cyangwa biri kumvanga mu kubana n'abandi. Ibyo bintu turabicunga gute? Turabihuza gute n'imibanire n'abo mbana nabo? Kuko ndi umuntu wakuriye hahandi iwacu, n'iwacu naho hari uburyo wandezemo, hari ibyo nishimiye, hari ibyo ntishimiye. Turacyavuga kuri za protection 3. Ababyeyi barandinda, hari ibyo banyifuzaho kuva bambyara kugeza ubu ngubu maze kuba mukuru. Ndi gutanga urugero kuri Paul turi kumwe.
hanyuma ubu ngubu maze kuba umusore mukuru nshaka no kuzazana umugore natangiriye mu rukundo. Ese giye Paul kuki mura n'umukobwa wa mbere tugashwana, uwa kabiri tugashwana, uwa gatatu tugashwana, uwa kane tugashwana, nkaba maze kugira abakobwa 10 na bangahe bose tunaniranywa? Ese birapfira he? Ese je nta kibazo mfite muri bya bindi binkoresha muri ya mikorere yanjye ya mahame ngenderwaho? Nta bintu bingendamo bimvanga bigatuma ntabasha kurama mu rukundo? Ese ni gute nshobora gukunda umuntu nkageraho niyahura kubera ko namukunze cyane? Ese ntabwo narenze imbibi? Niho twagarutse mu biganiro byashize twavuga tuti hari amour principe, hari amour sentiment. Ni gute ukunda umuntu ukabishyira amarangamutima? Ese ibyo byakubaka urugo? Oya, iyo umuntu akunda arareba umuntu bazafatanya ahazaza, arareba umuntu akahuza n'amerekezo yihaye, akavuga ngo uyu nguyu ndi kubona twajyana, ariko uyu nguyu nawe ntitwajyana. Ese niba wabonye mutajyana uramuhakanira umuhubura no kumwikuraho nyine, tugita gute, kumwibunza uramuhakanira mu buhe buryo? Mukomeza kubana ariko wa mubano wihariye, nibyo bita relationship, udahari ariko mugakomeza gukora iki? Mugakomeza kubana. Icyo kinyabupfura, ubwo burere, biharasabwa iki kugira ngo bane n'umuntu mutandukane neza, mudatukanye, mudasebanyije? Harasabwa iki? Icyoroshye n'iki? Hari ibyo mudahuje. Ibyo mudahuje ese bigiye kubateranya ku kihe gipimo? Uko mwahuye muganira amagambo meza, mupanga bya bindi mwapanze, ese ni gute mujya gutandukana mugatandukana nabi? Ubu mu kiganiro cyacu rero twari turimo aho ngaho twize dutanga urugero mu kwitana ba mwana mu rukundo, ugasanga umwe arabara ngo uyu nguyu arangora, uyu nguyu arangora, ngiye umuntu dukundana arangora. Bamaze kuba bangahe bakugora? Niyo babana 20 birashoboka, ariko wowe nta ruhare rwawe, nta kibazo ubona mu mibanire n'abandi. Aho niho twavugaga. Ese mu rukundo nta kibazo ubona? Aha mu rukundo rero niho twagerageje turavuga tuti rwa rukundo umuntu akunda akabaho yumva ko ibyo yamaze gusetinga, ibyo yamaze kwishyiramo ari byo bigomba kubaho. Twari tugeze mu ngamba turi kuganira, turi kuvuga ese rwa rukundo ko twamaze kubona ko rugomba kugendana n'uwo ndi we, uwo nifuza kuba we n'uwo ndi we, uwo tugiye gukundana agomba kuba agendana nanjye. Niba uhisemo kujya kubana n'Imana, hari ahantu narwo n'urukundo, hari ahantu ujya kuba. Ese ahantu hari bumfashe, murankurikira abo turi kumwe, hari ahantu hari bumfashe guhimbaza Imana kurushaho. Ntabwo ari ngombwa ko ngendera ababyeyi bampitiyemo, ntabwo ari ngombwa ko nabaze kuba mukuru nabagira umwana. Ukiri umwana baramuhitiramo, ariko amaze kuba mukuru muri ya protection twavugaga, baguhaye ibyo bagombaga, hanyuma nawe utangiye guhitamo amerekezo. Kuko twavuze umuntu turi kumugaragaza ko yamaze kuva mu maboko y'ababyeyi, ageze igihe cyo gukunda, ageze igihe cyo guhitamo amerekezo ye. Ibimukwiriye, ibimufasha ni ibihe? Aho ngaho rero niho twakomeje kugaruka tukavuga tuti imibanire n'ababyeyi, imibanire n'inshuti, imibanire n'abavandimwe ishingira kuki? Tugendera ku ihame rya mbere turavuga tuti ariko tuganire kuri aka kantu ka backup. Ibintu byose umuntu akora, kuki atumva ko niba ubuzima bugizwe no gutsinda no gutsindwa, kuki atumva ko niba agiye muri affaire agiye gukora icyo agiyemo, niba agiye gupiganira akazi, turagarutse mu buzima busanzwe bwose, ugiye gupiganira akazi kucyumva ko utatsindwa. Imyanya yari imyanya 2, kandi muri abantu basaba akazi muri abantu 100. Mwese mwaraye musenze Imana ngo bahakaze. Nabona rero buriya muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo kuki abantu babaho ari babiri, uburyo bahorana ari babiri abayigize hano. Navuga ngo niba ari njye utera ikibazo, abantu bakaba babaye 2 3 tutari guhuza, njye nabanza gufata igihe nkitekerezaho njyenyine ku bwanjye, nta wundi turi kumwe, avuga ngo se buriya ni njye uteza ikibazo cyangwa se ni umuntu uteza ikibazo, kugira ngo nanjye nze kubona ukuntu njya muri ndondoro menya buri munsi
twebwe nk'abantu b'abakirisitu nyine ndondora umenye ni ukwisuzuma mu myemerere yawe nkabanza n'imyizerere yawe. nkavuga ngo kuki niba iki kibazo kiriho cyangwa se ni mugenzi wanjye nabona ari iki kibazo kiriho ngiye nkisuzuma nkaba nasubira inyuma nkasabira mugenzi wanjye imbabazi cyangwa se nkavuga ntereka nanjye mwereke yuko ari njye nasanze ikibazo kindiho kuko nta muntu wakwicara avuga ngo namena muri byose ushobora kuba ari guteza ikibazo cyangwa ushobora kuba ari guteza ikibazo nabona ari guteza ikibazo nawe nkagerageza nkamwigisha iyo wigishije umuntu rimwe ukabiri ubwa gatatu akakunanira ari wowe uteza ikibazo hasigaye muri kurakigenda turi mu mahame ngenderwaho rero icyo ni kimwe mu mibanire n'abantu basanzwe. Icyo urugero warutanze ni imibanire n'abantu basanzwe kwa kundi ubana n'abaturanyi, ariko noneho hano ahangaha noneho hari icyo bita uwo muri kumwe mu rugo, hari umwanzuro, hari mujya kubana, hari ibyo mwumvikanye mujya kubana. Noneho twabanje kureka kubana, twe turi kwivugira mbere yuko mubana, kuko hari aho tuza no kugera, nitugera inyuma turaza kuvuga ngo ese umuntu ujya kubana na mugenzi we aba agomba kuba yiteguye iki. Ibyo nabyo tuzabigarukaho. Noneho hano rero kanu ka backup twakomeje gukoresha cyangwa kwizigama imbaraga zigusubiza inyuma. Backup ni system ya gisirikare aho bavuga bati tugiye kohereza ingabo zigiye kurwana ku rugamba kuri front, hanyuma ariko duteganye izindi ngabo ziza gutabara aho rukomeye. Nagiye mu rukundo na Paul, ariko rero ngomba kumenya ko hari igihe Paul yabihindura. Paul aradusetsa aratubwira ngo noneho ngo gutendeka biremewe, ndamubwira nti birakureba, ariko ntawe ujya kwigisha gutendeka ko nabyo no gushidikanya birenze, no kuvangavanga ibintu, kuko abantu baguhamagarira rimwe uraza kubura amahitamo, urabura rimwe ubure na kabiri. Icyo gihe ahubwo wowe tekereza ugiye ndi kumwe na Paul, ariko Paul tubanze tumenye ko ibintu nta kitagira garanti. Ndi mu rukundo na Paul, ariko Paul afite uko yarezwe, nanjye mfite uko narezwe. Afite ibyo yiyemeje ashaka, nanjye mfite ibyo nifuza. Ibyo bintu nitubihuza bigacamo tuzakora urugo. Ariko nibidakunda, niyo ya muri principe twavuga azagenda nanjye ngende. Ese uko gutandukana Sandra nawe bivuze neza, uko gutandukana ese twagombye gutandukana reka mbyite nk'abantu batarezwe, dutukana tuduhura ngo ngewe ngo uriya ngo yarambemukiye, ngo uriya ngo ni fake. Tujya dukunda yenda nge ni domaine mbamo y'imanza, ujya kubona ukabona umugabo n'umugore baradivorce, abadivorce arabasirimu bagira no gutandukana ko bashakanye, bagatandukana neza, bagapanga uko abantu bagomba kubaho, bajya bahura. Bikunda kuba mu bazungu nyine, bakajya bahura bagasuzanya, umwaka bakarera, bagafatanya abana, umwana akamwohereza kujya gusura se n'undi. Ubwo ntabwo dushyikira za divorce, ariko no kwerekana uburyo biremereye nubwo byaremera kangana iki. Ariko abantu bakomeza gukora iki? Bakomeza kuvugana. Twananiranywe kuri iki ngiki, yenda ninjye ugoranye, byarananiye kwihangana, yenda ni wowe, ariko byatunaniye gukora iki? Kubikemura. Bitunaniye kubikemura rero, aho kugira ngo umuntu azajye kwica undi, aho kugira ngo umuntu azajye kwiyahura kubera mugenzi we, no. Byaba byiza tugennye uko abana bazabaho, byaba byiza tugennye ibyo twaremye nyine, tugatandukana neza, tukabishyira ku murongo, kandi ukabaho nanjye nkabaho. Hari abo twagiye tunashingira, jewe muri Nzahaha ndi etat civil nigeze nshingira, tugeze dushingira abantu babiri bari baratandukanye, bari no divorceje, n'urubanza rwararangiye, barongera baraza baza kwandikisha ubukwe. Ati icyadutandukanyaga twarakimenye, turashaka kubana. Umugabo yari impumyi, yabanaga n'ubuhumyi n'indwara yo kutabona, hanyuma umugore arangije baragaruka baza gusezerana ngo twapfaga imitungo, ngo ariko ngo twagize ukuntu tubyumvikanaho, ngo buri wese aracunga ibye n'undi acunga ibye, turaza gusezerana ivangamutungo muhahano. Ako ni akantu katubayeho, turangije turongera turabashyingira nyine, bari ingaragu baratandukanye, turongera turabashyingira, tubagira umugabo n'umugore. Urumva rero mu rukundo nabwo abantu bajya bashwana bakongera bagasubira. Nubwo natanze urugero rwa divorce, abo abantu badivorceje, ariko abantu bajya batandukana bakongera bagasubirana. Rero niyo mpamvu iki kintu twakomezaga kuvuga ngo kwitegura ibintu ko bishobora gukunda cyangwa ntibikunde ni byiza. Aha rero no mu rukundo abantu bavuga ngo niba utekereza ko ukundana na kanaka, wibuke neza ko utamwiremeye ngo amere nk'uko ubishaka. Wibuke neza ko wowe udategetswe kumera nk'uko abishaka. Muri abantu babiri batandukanye, barezwe ahantu hatandukanye,
aba bantu bafite ibyerekezo bitandukanye. Aba bantu rero bumvikana, habaho icyo bita attraction, umwe akurura undi, amarangamutima agomba kubaho, umwe yakurura undi, avuga neza rwose, agaragara neza, n'ibiki ni umusore mwiza ushinguye, ibyo byose bibaho. Ariko nubwo byagenze bitya, nubwo twaganiriye akumva arambwiye ngo arifuza ko mubera inshuti, nzajya muba hafi, ariko se amerekezo yacu arahuye? Dufite ayahe merekezo? Ahangaha iri somo ni rirerire cyane, murabizi, hazamo n'aya mateka mu muryango abantu bakuriyemo. Izo ni inkuru ndende, ariko ntabwo twenda kuza kuzitindamo. Icyo twe tureba ni abantu babiri bahuye bakagira ibyo bumvikana. Ese ibyo bumvikanye babwizanyije ukuri? Ese umwe yabashije kwibohora kuri mugenzi we? Ese niba byaranabayeho, kuki umuntu yumva ko bitazahinduka? Ngiyo backup twarimo dusobanura, ngizo mbaraga twizigama mu mitekerereze, tuvuga tuti ntawamenya mu Kinyarwanda. Yewe ntekereza uko ndi kumva nk'iyo backup, cyangwa se wenda n'abandi nabo bazatubwira muri comment, muzatubwire ukuntu mubitekereza. Ngewe ndumva backup turimo kuvugaho, nyuma y'uko abantu babiri bahuye bakaba hari n'ibyo bemeranyijeho, sibyo? Shyira mu mutwe cyangwa mu mutima wawe yuko uno muntu duhuye aka kanya ntabwo nibyo koko nyine ndamufite, ndi kumubona. Hari ikinyarwanda abantu bavuga, abanyarwanda bavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Ese backup ngewe numva turimo kuvugaho ni ese amahembe nakomana? Kuko uyu munsi tumeze neza, uyu munsi turishimye, uyu munsi tujya kuri date, uyu munsi nyine everything is good, sibyo? Noneho mu gihe bizahinduka, ese nimba ntakiri kubona, reka mfate urugero kuri Paul. Niba ndi kubona njye na Paul, niba nyine menye wenda uyu munsi Paul arampamagara mu gitondo akambaza uko naramutse, saa sita araza kumbaza uko niriwe, mu kanya ntihakonje arambaza niba nifubitse kwifubika. Ibyo bintu byose nyine bibaho mu gihe cyo kudatinga, cyo twita care. Utwo dukeya twose arimo kuguhereza ntabwo ari ibintu, ntabwo si ukuvuga ko ari ibintu bitazahoraho, ariko nanone umuntu ni mugari. Nyine mu muntu nk'uko twabibonye, mu muntu harimo uwundi. Muri uko kuba umuntu harimo uwundi, cyangwa se muri kwa kuba ntazibana zidakomanya amahembe, hari igihe kizagera njye na Paul wenda akaba tutahari ibyo tutumvikanyeho, tukaba tutakiri like bitakiri sweet na kwa kundi byatangiye, sibyo? Bitakiryoshye na kwa kundi byatangiye. Ese nditeguye? Ese nihabaho nyine gahunda yo gukomanya amahembe bizagenda bite? Njye numva niyo backup ndimo kumva ngo mbese niba uyu munsi Paul wenda yampamagaraga n'ibiki n'urugero, wenda nyuma ko tugeze mu rugo ndabona ibyo bintu byaragabanutse. Ese ni Paul wahindutse? Ni njyewe wahindutse? Cyangwa hari izindi mpamvu twagize zituma nyine uyu munsi hari ibitari kugenda neza nk'uko twabipangaga? Ni ibintu rero nakabaye niteguye mbere, nyine ni ibintu nakabaye ntegura mbere, nkamenya ngo uyu munsi niba Paul wenda ampamagara 3 ku munsi, ejo bundi n'urugero ntangira kugira abana, hari igihe azaba ari gutekereza wenda ku bindi bintu cyangwa ku yindi mishinga yagutse itandukanye no kuba nyine ari buze kubona umwanya wo kumpamagara icyo gihe cyose. Ariko nanone ntabwo ari ikintu kigomba kuza kiri abrupt. Mu by'ukuri niba nyine mubana hamwe muri sobanura ku kantu, mugomba kuba muri mu murongo w'ubuzima mwihaye, muri kubaho mu buzima mwemeranyijeho, cyangwa se uvuge ngo Imana yabateguriye. Ntabwo igihe cyo gukomanya amahembe gikwiye kuba igihe cyo gutandukana. Sandra, reka nkubaze, urimo urakoma nubwo atariho twari turi kuvuga, tuzahavuga twisanzuye, urimo urakoma ahantu nari mfite inzozi zo kuzaganira n'abadukurikira. Iki kiganiro tuzakivugaho dusesenguye neza cyane. Ahantu urimo urakoma turi kuvuga mu rukundo, ugahita unagera nk'aho twamaze kuba umugabo n'umugore nk'uko twatangaga urugero uretse gato. Noneho nigeze ngira ikibazo ndibaza ngo ariko ubundi harya ubwo abantu iyo bari gukundana, mu bakundana, abantu bakundana bari muri date nk'uko uri kubivuga, nyine bitegura kubana mu myitegura mbere yo gushakana na nyuma yo gushakana, ese ni hehe umuntu akwiye kwitwararika? Nibajije icyo kibazo, ngira ngo n'abadukurikira bazumva kibashishikaje, tuzakiganira twitonze. Yenda niba none bitewe n'iminota ntitwakiganiraho,
yenda mu biganiro bikurikira twaza kukiganiraho kubera ko nacyo kiryoshye. Ese ni hehe ari mu rukundo, mu rugendo rwo gukundana no mu rugendo rwo kubana kw'abashakanye? Ese ni hehe umuntu yakwiye kwitwararika, kugerageza kwiyadapta kuri mugenzi we, gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo yihuze na mugenzi we? Aho ngaho rero niho nshaka ngo udutera amatsiko yenda ntitwubyinjiremo cyane kuko ni debate ndende iri buze kubaho. Uraza kutubwira kuko impamvu nibajije icyo kibazo nuko nasanze abantu bakunda guhatiriza mu rukundo cyane kandi bikazagiraho ingaruka mu mubano wabo. Barahatirije relationship bibaho, bakayihatiriza rwose. Abantu bazi ko turi abafiance, ndi kuvuga nanjye ndi umusore, nabaye umusore n'ubu n'umupapa. Fiance, abantu bazi ko ari fiance wanjye, yamaze no kwipresenta kandi warabonye afite ikidega kiremereye, waragize amahirwe yo kubibona mbere, utazigera wihanganira gicana maremare. Red flag nkuko mubivuga. Ariko ngo no, ngo muzi ko ngo wacu ngo bamaze ngo bamubonye ngo namaze kumupresenta ngo aha, utangiye kubivuga nkuko sasa twavuga. Ese abantu bazarwana urugamba bari kubana kubera inyungu z'abana z'umuryango ya institution bari guprotectinga wa muryango tuzagarukaho. Ese koko mu rukundo umuntu akwiye guhatiriza, gufosinga kubera ko ari kuyoborwa n'aya marangamutima? Murabona ko nanjye gushyiramo iki imbaraga, concentration, gushinyiriza kugira gute? Ese koko ibyo bintu iyo tubizanyemo biba biri kureflectinga, biba biri kudutegura nk'abantu tuzabana? Murakoze. mbere yuko ndi buze gusubiza ikibazo cyawe, first nabanza uko natekereje ko numva wenda backup, sinzi niba ko n'abandi bari backup ni ijambo rigari cyane mu rukundo none turi kuvuga kuri backup yo mu rukundo cyangwa iki nyine ndakiza kuko turi kuyivuga nyine. Ubu njye nemera ko abantu niba ari umusore n'inkumi biyemeje gukundana, ubundi usibye ibintu by'iyi minsi abantu twishoramo tutafite gahunda, ariko ubundi umuntu yakabaye akunda undi kubera yuko amubonamo uw'agaciro mu gihe cyazaza, amubonamo ejo hazaza. Niyo mpamvu ibintu byose nabivuze byataninze around yuko nyine ari igihe byakabaye ari umuntu nyine ubona yuko azaba uwawe mu minsi y'ahazaza, cyangwa ushobora gukomeza urugendo rw'ubuzima. Haba habonetsemo izo red flags nyine mbere, ukaba utagomba kuzihatiriza hakiri kare, kubera yuko twavuze kuri backup yanjye iri kwibanda ku igihe nyine habayeho gukobanya amahembe. Yego. Mushobora kuyakomanya mukiri ni nkaho uri kuvuga ko hari umuntu ushaka kunanirwa kandi byari mukirimo guteretana, sinzi uko babyita kurambagizanya, ukirimo kurambagiza imico y'uwo muntu, ukirimo kureba n'iki, ukabona nyine hari ibyo mutumvikana, cyangwa se akabaho no gukomanya amahembe atari ko hari ibyo mutumvikanyeho, kubera yuko nyine njyewe ukomeze nuko Paul ameze biratandukanye. Turi abantu babiri bavutse ahantu hatandukanye, bafite imico itandukanye, dufite uko twakuze, ariko kandi turimo kugerageza kureba imbere niba twabana cyangwa hari ibyo twahuza. Iyo rero tubonye hari ibyo tudahuza cyangwa se hakaba impamvu iri gutumye wenda ibyo turi buhuze muri ako kanya, ntabwo yakabaye ari impamvu ituma turi butandukanye nyine mu buryo bw'abantu batarizwe nk'uko wahoze ubivuga. Ni ikintu twakwishyira tukaganiraho tukabona ko ari ikintu cyahinduka, cyangwa ni ikintu tubona kitahinduka, aho kugira ngo tujye ikizadusaba kukihanganira mu buryo budashoboka mu rugo. Twakabaye ngenemera ko igihe cyiza cyo kwitwararika, igihe cyiza cyo kuba cyo kwibombarika ni igihe umuntu ari muri mariage cyane kurusha mu gihe akirimo kudatinga, kubera ko hari ibyo ari kurinda, kurusha mu gihe abantu bakirambagiye. Nicyo nemera. igisubizo ku kibazo mbajije. muri gusobanura backup mu buryo bwanyu, ariko nanjye nk'umujene backup nyumva mu buryo bwanyu, cyane backup mu rukundo none. Wadaye urugero utubwira ko mu rugamba iyo abasirikare bagiye ku rugamba hari abandi basigara inyuma, baba bateguye, bishoboye guhinduka special force, bishoboye guhinduka, umwanzi akatugira amajanja, akaducungira hariya. Ariko hari abandi basirikare twasize b'intarume bashoboye bari bwatake banyuze hariya, bakadufasha wa mwanzi.
nkuko bivuze muri siporo nuko nguko nyine niyo mpamvu ikipe igira abaza mu kibuga n'abasimbuye. Yes. Hari n'igihe iziga mu mukinnyi wa hatari. Birashoboka biterwa n'uko nyine uri kubona uwo muhanganye ubona adversaire wawe. Yes. Muri siporo nyine uba ufite ababanzamo n'abasimbuye. Yes. Backup nk'umujene ngewe uko nyibona mu rukundo. Nabibabwiye ariko ntimwabyemeye ariko ngiye backup mu rukundo nuguma kumbwira backup ukayishyiramo backup nzategereza ko ari kwagutendeka kuri ngewe kuzigama umuntu ku ruhande Sandra nananira ndabigenza nerekezana siporo sinabonda kundana sinanabishobora ubabene gutya nimereye backup Sandra nanyanga uko byagenda kose ndaba mfite ka Gisele hariya ka Chantal hariya ndamfatiraho kuri Chantal nyine nite nkomereza ibyishimo byanjye bikomeze ku rundi ruhande basi nde nditabaye yego Paul iyo ni backup mu rukundo nk'umujene kumva cyane urugo tuyumva izo backup muri kunsobanurira ziri kungora kuzuba tugarutse mu ngorane turi kuvuga ku bantu bakunda cyane bakabishyira mu bwonko bimwe bishobora kubahungabanya ariko mwumva backup yanjye cyangwa ariko hari ikintu Sandra yigeze avuga mbanze mbashimire ko munyemereye ko iyo ngingo twaza kwiganira iyo twavugaga Sandra ni ingingo nakunze cyane kandi numvaga ndi inspire kuba twayinjiramo kuko abantu bakunda kubivangavanga urarwana urugamba uri mu rukundo rwa rugamba uri mu rukundo noneho wazagira mu rugo nukarwana ibyo kuguhitana aha rero niho navuga ngo nabashimiye byari bimeze neza ako kantu tukareke tuze kukaganira ku kiganiro gikurikira ariko na kantu kisanganyamatsiko gashimishije cyane kandi kubaka umuryango nyarwanda kuri Paul backup yaravuzeho ntago nyitindaho iraryoshye ariko nari ngiye kubwira Paul cyagiye yaragiye kurangiza niba ngo Sandra we yashyizemo akandi kantu kavuga ngo Sandra afite ka kantu ko kugerageza kurwaza kugerageza kuko bishobora kuba ari amava muhira ari ya ntangiriro nyine igorana akabona ko Sandra mu ntangiriro birabagoye ariko hagati aho ngaho rya bindi by'abantu bashwana bakongera bakiyunga hagati aho bikaba byafata hanyuma wowe niba bamaze kugira backup yo gutendeka ikiragoye kuko akantu gato karakuvumbura urava mu bintu vuba cyane yego kuruhatanira nshuti yanjye wumva kandi uyu munsi muzi ko kubera ko divorce zamaze kubohoka mu nkiko kubera ko politike y'igihugu y'isi ubu ngubu nta mpamvu yo kubana n'umuntu ku gahato impfu za hato na hato zigenda zivamo muzi ko ubu ngubu kubera n'amategeko hari aho nyine yoroheje icyitwa ubutane mbere barabukazaga bakakunaniza mukabanza mukiga umwaka wose bikaba bibiri kugira ngo mubanze nyine mu bitekerezo mwitonze ariko uyu munsi filozofi ndi kubabwira iby'amategeko byo mu butabera uyu munsi boroheje ubutane kuba baroroheje ubutane na couple noneho by'amakenga yaragabanutse ibi ngibi ni ibintu bigaragarira amaso amakenga mu rukundo yaragabanutse uravuga utoke si ngombwa ko mumenya cyane nitubana nkabona bidakunda nzabivamo ndimo nasobanura akantu kameze nk'akakandi bavugaga nibidakunda nzabivamo nakwagutendeka rero nakwagutendeka nyumva gato cyo nashatse kuvuga nakwakundi ufite backup yo gutendeka icyo gihe uvuga ngo ntangora gato ndahita mbivamo ushobora tugiye tujya muri stage mbere uko dushakana n'abantu rero aka kantu nako karahari kagezweho nako karimo karaba nako tuzakaganiraho kuko uyu munsi stage abantu mu rukundo basigaye bakora stage umukobwa akagenda akabana n'umuhungu bakibanira nka kuri yakava kazi n'undi akava kazi bakibanira apana kubana kwa kundi umugabo n'umugore apana kubana ku masezerano bakabana mu bushuti bagataha mu nzu imwe ku gitanda kimwe niyo societe ubu bitangiye kwaduka mu Rwanda hari abantu batangiye kubimbwira mu gitanda kimwe ngo bari kumenyerana ngo nge nzamenya umuntu ari uko tubana niba yinywera byeri agakesha karara mu kabari ntahazanywepera ko tuzaba tubana nadataha mu rugo nzahita menya ko ari umusinzi ko yaraye mu kabari
so ako nkanote nindangiza ubundi menye ngo ibyo nzihangana urumva isahani igeze niyo mpamvu y'uruziga mutangiye kubiryoshya impamvu y'uruziga nyine niyo ngiyo ni nkayo yose hari utuntu turi kugenda tuba ababyeyi bikabacanga bakibaza ngo ariko aba bana barasaze umwana akava iwabo akagenda akibanira n'umuhungu birahari rwose si Kigali gusa ni Rusizi hari uwonzi stage professionnel avant le mariage ako kantu nako karahari so mureke hano haracyari utuntu dushimishije mu bijyanye na rwa rukundo haracyari utundi tuntu dushimishije hari akandi kantu ngo guhorana amakenga umuntu agerageza gufungura imitekerereze cyangwa se ibyiyumviro bye byose aho anyura hose cyangwa se kuzirikana iri hame navugaga. Paul nigeze nkaganira nawe turi kwiganirira ndavuga ngo ariko Pongo ubundi uzi ko umuntu aho ari hose bari kugenda baba bari kumutrakina. Nigeze nkaganiraho Sandra Paul yamubonye akamuhiga kweri akamushyiraho itoroshi akamutrakinga yewe noneho no kumuhakinga. Ibyo bintu uguhakinga no kukwinjirira umuntu akakwinjirira ukareba umuntu ukamukurikira ugakora iki kurumva nk'ubu bigashya wenda tuzahurira muri neighborhood imwe cyangwa ahantu hamwe nyine duhari twese ku buryo ashobora kuvuga ngo umuntu ndamukurikiye gutya ariko ashobora kugustokinga ahantu ujya ahantu iki se iragendana. Turacyari kuvuga rero attention mu rukundo kuko hari ukunda uyu munsi hari kamurabizi mwe murabajene hari byo mwagiye mubona umuntu akaza mugakundana rwose mukagera naho mukora imibonano impuzabitsina reka mbivuge gutyo muri bakuru abadukurikirana natekereza ko atari abana mwarangiza akaba ari agushyiraho video kubera ko yamaze gutega yes hari umuntu byabayeho ntabwo ari kure ashyira agutega video mugakora ibyo mukora byose wari ku gahigo akaza mu rukundo akinjiramo neza. Abiki gihe rero murabizi ko gukundana batakirazamo agahita agira gutya yabamutegeje $100. Ibyo ni ibintu byabayeho umuntu wamutegera $100 ngo agende ajye gukundana kanaka abagere ku ntego baragenda uwacu arajya hariya rwose bajya mu rukundo yumva ko ari kumwe n'umuntu undi ari kumufata iki amashusho arangije ya mashusho ntibyemeye n'amategeko ariko byakozwe mu manyanga mu ibanga ku buryo abantu n'ingegera bazi no guhisha ibimenyetso baragenda abyereka wa wundi babandi ba betingaga cya kigare cy'abantu arabereka ati simubona ko nabigezeho mwishyura Sandra bakoze iki barayamwishyura wowe uri muki uri mu rukundo ibyo uri gukora byose uri kuvuga ngo uri mu rukundo kandi mugenzi wawe kuguhakingana kwinjiriye ubundi uri kunaga urukundo nyine wowe ariko twumvikane inzira karengane izikuri mu rukundo. So naragira ngo rero aka kantu rero tugasoreza akantu kitwa kubanza gukura tujya tubwira abantu ngo ikintu kitwa turaza kukigarukaho ikintu kitwa kujya mu rukundo ubundi urukundo rwagombye kuba rw'abantu bakuru bazi icyo barimo bazi icyo bashaka bisobanukiwe akavuga ati giyewe ngiye kubana na Paul turakundanye ibintu ngibi ndi kubona hari bitushobokanye ndi kubona Paul ayafasha kugera ku merekezo yanjye nanjye ndi kubona namufasha ibi nibi igihe kirageze reka twibanire nk'umugabo n'umugore. Ndemeranya nawe iyo engagement rero ukayifata wamaze gukora iki wamaze kumenya aho ujya noneho niho rero tuza no kugaruka ku kintu cyitwa ubwisanzure kuri cya kiganiro cya kabiri tugarukaho nigeze nkubwira cy'isanganyamatsiko kivuga ngo ni gute abantu batibohora bakundana bakajya kwibohora ingeso umuntu atakweretse akajya kuzikwereka ko mu bantu akabura ngo burya si buno ngo burya ngo wanyibeshyeho ngo umuntu wavugaga ntabwo ari kiye ngo jewe ngo jewe musibo ariko twe ntabwo tujya tuvugirwamo ibyo ngibyo bigiye gukora iki bigiye kugira mu rugo kubashakanye. Bye ciao turasubira abadukurikiye murakoze ubwo naho utaha mu biganiro bikurikira ntimwibagirwe gukanda kuri subscribe na like comment share byose karibi wacu mu ruziga kandi n'urwa twese.